rinda umuntu w'imbere kuzababara nyuma yo gutandukana n'uyu muntu w'inyuma. Uyu ni umuntu ugaragara ariko hari undi tutabona, kandi uyu tutabona niwe tuvuga ngo yakuwe mu mubiri. Iri jambo iyo turikoresheje tuba turyumva, none ko yakuwe mu mubiri yagiye he? Tugomba kwita cyane kukumenya ngo umuntu wabaga mu mubiri akaba yavuye mu mubiri yagiye he, ubuzima yagiyemo nubuhe, urugendo yatangiye nuruhe, amakosa menshi uw'inyuma akora, ibihano bijya ku muntu w'imbere. Abantu benshi babana n'imyumvire yo kumva ko nyuma y'ubuzima, nyuma y'uko umuntu apfuye biba birangiye, bakirengagiza ko umuntu w'inyuma asoza urugendo w'imbere arutangiye, cyane ko igihe cyo gukatirwa k'uw'imbere kiba kitaragera. Niba kitaragera byumvikane ko avuye mu mubiri yabagamo ariko afite ahandi hantu agiye, kandi aha hantu agiye ashobora kuhababarira cyangwa akishima. Imirimo umuntu yerekejeho amaboko ayikorana umwete kuko ikuzimu hajya nta migambi nta n'ibitekerezo bihaba. Aya magambo Salomo yavuze mu kumvisha abantu ko ibigendanye n'ibikorwa bifatika by'ubuzima umuntu abikora agihumeka, umuntu w'imbere akiri kumwe n'uyu w'inyuma, yamaze gutandukana n'uyu w'inyuma nta yindi migambi bigihari. Ariko hano harimo ubwiru bukomeye. Salomo yagize ati kuko ikuzimu, yavuze ngo ikuzimu nta migambi. Ariko icyo twakibaza, abantu bose bagikuzimu. Umuntu w'imbere rero ababara gute? Ubusanzwe iyo umuntu akuwe mu mubiri, iri jambo dukoresha tuvuga ngo runaka akuwe mu mubiri, yakaba yagira ahantu aturiza, agaturiza muri paradizo nk'ubuturo bw'abera aho barindiririye, cyangwa se akaba ari ikuzimu aho arindiririye kuzacirwaho iteka. Iyo atagiye hamwe muri aha ahinduka roho izerera. Ni roho y'umuntu wabuze aderesi, wabuze aho aturiza. Najyaga numva ababyeyi bamwe batuka abana, umwana yaba yiriwe agenda bakamutuka ngo wiriwe uzerera nka roho mbi. Muri 2008 hari umuvandimwe umwe twagendanaga, yaranabaga mu bintu by'yobokamana, ariko hari itsinda Yesu yavuze mu byayishuye igice cya 3 murongo 14, aravuga ngo ni itsinda ridakonje kandi ntiribire ngo ry'akazu yazi. Uyu muntu si umukristo si n'umupagani, aza kuza gukurwa mu mubiri arapfa. Nyuma y'amezi 3 yaje kunsanga ahantu nabaga, ndamubona yinjira mu cyumba aho narindi, namubaza ndise uragenzwa n'iki? Ngo aho nagiye banyimye icumbi ngo narinje ngucumbikire. Mbita ndamuvudukana amenya ko yahindutse roho yirirwa izerera, yabuze uburuhukiro ahantu aturiza. Nza kongera kumubona ari aje mu rusengero turi gusenga. Mubonye ndamubaza ndise kuri hano hagati y'abandi mu rusengero, ngo narinje mpabwe umugisha hamwe n'abandi. Gupirata ishusho y'umuntu wapfuye akijijwe uyu munsi byakugora kuko ntiwayibona, ariko iyo wapfuye uri wo kurimbuka udafite ubugingo, abadayimoni bafite ubushobozi bwo gupirata ishusho yawe, bakaba bayigarukamo, bakagaruka mu bo wasize mu buryo bw'indoto, mu buryo bw'inzozi. Abantu bakikanga wa muntu ko yagarutse. Umuntu wacu w'imbere azababara ariko azira amakosa uyu w'inyuma yakoze. Kurinda neza umuntu w'imbere kuzababara harimo no kuba atakakirwa n'ijuru cyangwa se na Satani ntamwakire. Kuko niba umuntu ari imitima ibiri, nta konje nta bize, nyuma y'ubu buzima ajyahe? Ko Satani nawe amenya be, Imana ikamenya abayo. Utakiriwe na Satani ntiyakirwe n'Imana, ninde umwakira? Ingaruka zizanwa n'iyi myuka izerera iturutse ku bantu babuze ubugingo ikazerera. Kwinjirwamo n'uyu mwuka mubi w'umuntu wabuze ubugingo, ushobora kwisanga utakiriho ku bwawe, uriho ku bwa wa mwuka wakwinjiyemo. Izi zose ni ingaruka zo kutarinda umuntu w'imbere kuzababara nyuma yo gutandukana n'uyu nguyu w'inyuma. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Imana nibaho umugisha bakunzi bawo gusenga everyday, turabasuhuje mugira amahoro. Tugeze muri wa mwanya mwiza, n'umwanya w'ijambo ry'Imana, n'umwanya tubagezaho ubutumwa Imana iduhaye kubagezaho. Nge nitwa Evangeliste Misago Alfredi, ninge mugiye kubana muri uyu mwanya ku gusenga everyday kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana, twumve iki Imana iduhaye muri uyu mwanya. Munyemerere dusenga Imana,
aba ariyo dushira imbere kugira ngo tuyobore muri byose. Mana nziza, turagushimiye kandi turaguhimbaje, ni wowe utwungura ubwenge ngo dusobanukirwe n'ibyanditswe, kuko twebwe ubwacu ntacyo twabasha kumenya, ariko Mwuka Wera yadufashije turabimenya, ndetse n'amayoberana y'Imana tukayamenya. Reka Mwuka Wera abane natwe kandi abari kumwe natwe ku gusenga everyday, ijambo ry'Imana rigiraho ribakura kandi rigire n'ahandi ribageza, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Murakoze cyane, reka dusome ijambo ry'Imana noneho tuganire, twumve icyo Imana ivugana natwe binyuze mu ijambo ryayo. Turasoma amagambo ari mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, igice k'14 umurongo w'ikenda. Yesaya ni igice k'14 umurongo w'ikenda. Ikuzimu hasi hahagurukijwe no kugusanganira, hakuzuriye abakuru bo mu isi bose bapfuye, bakuye abami b'amahanga bose ku ntebe zabo. Abo bose bazakubaza bati, mbese nawe ubaye umunyantege nke nkatwe? Uhanijwe natwe icyubahiro cyawe, n'amajwi yawe y'inanga zawe bimanuwe ikuzimu, usasiwe inyo urazoroswa. Reka tujye no mu Batesalonike mu rwandiko rwa mbere. Abatesalonike urwandiko rwa mbere igice cya 5 umurongo waho wa 23 haragira hati, Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe, bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Munyemerere dusubikire mu magambo yavuzwe na Kristo mu butumwa bwiza bwa Luka igice cya 24:36 n'amagambo Kristo yavuze ahagira ati, Luka 24:36 bakivuga ibyo, Yesu hagarara hagati yabo arababwira ati, amahoro abe muri mwe. Maze barikanga, bagira ubwoba bwinshi, bagira ngo ni umuzimu babonye. Arababwira ati, ikibahagaritse imitima ni iki? Kandi ni iki gitumye mwiburanya mu mitima yanyu? Nimurebe ibiganza byanjye n'ibirenge byanjye, mumenye ko ari njye ubwanjye, ndetse nimunkoreho murebe, kuko umuzimu atagira umubiri n'amagufa nk'ibyo mundebana. N'aya magambo tugiye kwifashisha tuganira ijambo ry'Imana. Bakunzi ba gusenga everyday, dusomye ijambo ry'Imana muri Yesaya igice k'14. Amagambo tuhasanze ku murongo waho w'ikenda n'amagambo afite ubusobanuro bwinshi, ariko uyu munsi umwuka yayaduhaye nk'amagambo agaragaza ishusho y'umuntu wisanze ahantu atakekaga. Umuntu yisanze ahantu atakekaga, yisanze mu bantu atatekerezaga, noneho habayeho gushaka kumwishima hejuru no kumukina ku mubyimba. Umuntu atunguwe no kubona yisanze muri groupe atakekaga ko yageramo, yisanze mu buzima atakekagamo ko yajyamo, noneho ababusanzemo bafasha akanya ko kumukina ku mubyimba. Ese nawe uraje ubaye umunyantege nke nkatwe? Nawe ubaye nkatwe uje muri groupe yacu? Nawe udusanze aho turi uje kwisasira inyo, uje koroswa izindi? Dusomye ijambo ry'Imana mu rwandiko rw'Abatesalonike rwa mbere igice cya 5:23 haratubwiye ngo, twebwe ubwacu umwuka wacu, ubugingo ndetse n'umubiri birarindwe kugira ngo bitazabaho umugayo ubwo Yesu Kristo azaba agarutse. Iyi ni impagarike ya muntu igizwe n'ibice bitatu, kandi byose bikeneye kurindwa kugira ngo bitazagaragarwaho n'umugayo. Hari umubiri, hari umwuka, ndetse hari n'ubugingo. Dusomye ijambo muri Luka mu gice cya 24:36 ni ikiganiro Kristo yagiranye n'abigishwa be ubwo yari amaze kuzuka. Baramwikanze, baravuga bati, uko biri kose ntabwo uyu muntu twakizera ko ari we. Icyambere kimwe, amakuru dufite nuko yapfuye. Kuba rero tubonye usa nawe ni umuzimu uko byagenda kose. Bari bafite amakuru, bazi neza ko kubona ishusho y'umuntu utakiriho
uherutse gushyingurwa utakibaho, bari bafite amakuru bavuga bati uko byagenda kose ni umuzimu. Noneho Yesu kugira ngo abakuremo iyo myumvire yo kumwita umuzimu, arabwira ati okay, ni mu ndebe umuzimu ko mumuzi, igihe mwigiye iby'umuzimu mukabimenya. Umuzimu agira umubiri? Umuzimu mwigeze mubona agira amagufwa? Umuzimu se hari inyama agira? Ni mu ndebe nibwo mumenya ko ari ngewe by'ukuri, ntabwo ndi umuzimu. Abakura rero mu rujijo bamenya ko atari umuzimu, ariko bari bikanze ko yaba ari umuzimu. Ubutumwa rero Imana iduhaye kubagezaho muri uyu mwanya bufite intego igira iti rinda umuntu w'imbere kuzababara nyuma yo gutandukana n'uw'inyuma. Rinda umuntu w'imbere kuzababara nyuma yo gutandukana n'uyu muntu w'inyuma. Nkuko abantu benshi babizi, uyu ni umuntu ugaragara ariko hari undi tutabona, kandi uyu tutabona niwe tuvuga ngo yakuwe mu mubiri. Iri jambo iyo turikoresheje tuba turyumva runaka yakuwe mu mubiri, aha byumvikane ko ni umuntu wakuwe mu mubiri. Hari umuntu wabaga mu mubiri none yakuwe mu mubiri, none ko yakuwe mu mubiri yagiye hehe? Tugomba kwita cyane ku kumenya ngo umuntu wabaga mu mubiri akaba yavuye mu mubiri yagiye he? Ubuzima yagiyemo ni ubuhe? Urugendo yatangiye ni uruhe? Kuko niba yakuwe mu mubiri byumvikane ko yagiye, yakuwe mu mubiri aragenda. Ikigaragara cyapfuye dufite ni umubiri warigize garandi, ariko umubiri washaje. Umuntu w'imbere atangiye, byumvikane ko umuntu w'inyuma asoje urugendo ariko w'imbere ararutangiye. Rinda umuntu w'imbere kuzababara nyuma yo gutandukana n'uyu w'inyuma. Uyu muntu w'inyuma twita umubiri tumugereranye nka poshete ibitse umuntu w'imbere, ariko ikintu kibabaje kinatangaje, amakosa menshi akorwa na poshete abazwa umuntu w'imbere. Reka ngasubiremo, amakosa menshi akorwa n'umuntu w'inyuma abazwa umuntu w'imbere. Amakosa menshi uw'inyuma akora, ibihano bijya ku muntu w'imbere. Niyo mpamvu twaho ubutumwa tubabwire ngo rinda umuntu w'imbere kuzababara nyuma yo gutandukana n'uyu w'inyuma. Abantu benshi babana n'imyumvire yo kumva ko nyuma y'ubuzima, nyuma y'uko umuntu apfuye biba birangiye, bakirengagiza ko umuntu w'inyuma asoza urugendo w'imbere arutangiye, cyane ko igihe cyo gukatirwa k'uw'imbere kiba kitaragera. Niba kitaragera byumvikane ko avuye mu mubiri yabagamo, ariko afite ahandi hantu agiye, kandi aha hantu agiye ashobora kuhababarira cyangwa akishima. Aha agiye ashobora kubabara cyangwa akishima, ariko bifitanye isano nuko yabayeho akiri muri uyu nguyu wa hano inyuma. Hari ijambo rimwe ngira ngo dusobanure gato dukunze kwifashisha iyo dushaka kumvisha abantu ko iyo umuntu apfuye biba birangiye. Hari ijambo riba mu gitabo cy'umubwiriza igice k'ikenda umurongo w'icumi, ni amagambo yavuzwe n'uwitwa Salomo ashaka kwigisha abantu n'iryari bakwiriye gukora. Aravuga ngo noneho imirimo umuntu yerekejeho amaboko ayikorana umwete, kuko ikuzimu hajya nta migambi nta n'ibitekerezo bihaba. Aya magambo Salomo yavuze mu kumvisha abantu ko ibigendanye n'ibikorwa bifatika by'ubuzima umuntu abikora agihumeka, umuntu w'imbere akiri kumwe n'uyu w'inyuma. Yamaze gutandukana n'uyu w'inyuma nta yindi migambi bigihari, ariko hano harimo ubwiru bukomeye. Salomo yagize ati kuko ikuzimu, yavuze ngo ikuzimu nta migambi. Ariko icyo twakibaza, abantu bose bagikuzimu? Ikuzimu nta migambi, ese abantu bose bagikuzimu? Mbibutse ko aya magambo Salomo yayavuze mu gihe ububiko bw'imyuka y'abera n'imyuka y'abapagani bwari buri hamwe. Kristo yari atarimura paradizo ngo atandukanye ubuturo bw'imyuka y'abera n'ubuturo bw'imyuka y'abapagani, bwari hamwe. Bose baramanukaga bakagenda bagikuzimu. Biravuga ngo bamanukaga bose bagikuzimu. Iyo dusomye ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka mu gice k'16 here ku murongo w'19, Kristo ni utugaragariza ishusho y'ubuzima bw'abantu nyuma y'ubu ngubu muri kiriya gihe. Yifashishije umugani ari kugana cyane ku kuri k'ubutumwa. Yifashisha umugani w'abantu babiri.
uwagize ubuzima akaza kugira iherezo ryiza ryemerwa n'Imana n'uwabayeho mu buzima bugira iherezo ribi, agaragaza ko nyuma yo gukurwa muri ubu buzima bagiye ahantu bose, ariko buri wese agira aho abari, icyo akora basa naho bateganye, ariko batabayeho mu buzima bumwe, batabayeho mu mibereho rimwe. Hari Lazaro uri mu gituza cya Aburahamu, hari Nyamutunzi uri mu buzima bw'umubabaro, hari Nyamutunzi arabwira Lazaro ati nyaboneka, arabwira Aburahamu ati wabwiye Lazaro akazana utuza akantonyangiriza ku rurimi, akamubwira uta ahantu ndi ntabwo bitwemerera kuva aha ngaha ngo tugere hano. Bibiliya tugaragariza muri Matayo 27 nyuma yo gupfa kwa Kristo azura abantu babaga aho hantu, imyuka y'abera Satani yari afite ububasha, iyo ngiyo amaze kumwambura ububasha icyo bamwe bita ngo n'urufunguzo yamwatse rw'ikuzimu, tubona bakinguriye bazamuka, tubona nyuma Kristo amaze kuzuka azamukana nabo. Mu Efeso 8 haravuga ngo yazamukanye iminyago myinshi nko kwimurwa kwa paradizo ku mugaragaro. Iki gihe rero abantu kumanuka bagikuzimu nta migambi nta bitekerezo, ariko muri iki gihe cy'isezerano rishya Pawulo aza kugaragaza ikindi gice kibamwe imbaraga z'imyuka, kibamwe imyuka ifite ubushobozi tutabonesha amaso y'umubiri, itagira inyama n'amaraso, ariko turwanye nayo, duhangana no mu buzima bwa buri munsi. Iyo si rero yise ngo ni isi y'umwijima ikoreramo abatware, ikoreramo abafite ubushobozi badafite inyama n'amaraso. Iyo ngiyo ntabwo habamwe imyuka y'abadayimoni gusa, habamo n'imyuka y'abazimu, ariko ubundi iyo twirukana abazimu tubirukana dutekereza ko badahari. Niba turi kwirukana abazimu tunumvikane ko bahari. Abazimu niba bahari si abadayimoni, ubwo niba bahari ni imyuka y'abantu bamwe baba bapfuye bakabura ubugingo, bagahitamo guhinduka imyuka mibi izerera. Tubafite ubutumwa buvuga ngo rinda umuntu w'imbere kuzababara nyuma yo gutandukana n'uyu w'inyuma. Umuntu w'imbere rero ababara gute? Ubusanzwe iyo umuntu akuwe mu mubiri, iri jambo dukoresha tuvuga ngo runaka akuwe mu mubiri, yakaba yagira ahantu aturiza, agaturiza muri paradizo nk'ubuturo bw'abera aho barindiririye, cyangwa se akaba ari ikuzimu aho arindiririye kuzacirwaho iteka mu gihe runaka Imana yagennye cy'umuzuko w'abanyabyaha. Iyo atagiye hamwe muri aha ahinduka roho izerera. Iyi roho izerera rero ni roho y'umuntu wabuza aderesi, wabuza ahaturiza, yahindutse umwuka uzerera. Kera najyaga numva ababyeyi bamwe batuka abana, umwana yaba yiriwe agenda bakamutuka ngo wiriwe uzerera nka roho mbi. Uyu mwana bamugereranyaga n'umuntu wakuwe mu mubiri, roho ikagenda, yamara kugenda ndibona ahandi ituriza, igahitamo kujya yirirwa izerera. Izi roho zizerera rero niyo myuka ifatwa nk'abazimu. Ku bantu bazi igisobanuro cy'abadayimoni, abadayimoni bo barazwi ni abamarayika baciwe, bamaze gucibwa bahinduka imyuka. Abamarayika baciwe bahinduka abadayimoni bakorana na Satani, ariko iyi myuka y'abazimu ikomoka ku bantu babura ubugingo, ni imyuka izerera, ni imyuka yabuze aho ituriza, ni imyuka yabuze uburuhukiro. Mfite ubuhamya muri 2008 hari umuvandimwe umwe twagendanaga, yaranabaga mu bintu by'yobokamana, ariko hari itsinda Yesu yavuze mu Byahishwe igice cya 3 murongo 14, aravuga ngo ni itsinda ridakonje kandi ntiribire, ngo ry'akazuyazi. Iyo umuntu ari akazuyazi ntakonje ntababize, Bibiliya iravuga ngo ni umuntu ubasha kunamuka mu nzira ze zose. Uyu muntu si umukristo si n'umupagani. Noneho aza kuza gukurwa mu mubiri arapfa. Amaze gupfa hakurikiyeho iki? Nyuma y'amezi 3 nari nkiri umusore, nari ntarashaka, yaje kunsanga ahantu nabaga. Aje hansanze ndamubona, yinjira muri saro, yinjira mu cyumba aho narindi, namubaza ndise uragenzwa n'iki? Ngo aho nagiye banyimye icumbi, ngo narinje ngucumbikire. Mbita ndamuvudukana menya ko yahindutse roho yirirwa izerera, yabuze uburuhukiro ahantu aturiza. Nza kongera kubona
kumubona ari aje mu rusengero turi gusenga, twari turi mu masengesho, ndamubona araza yicara hagati mu ntebe, nanone umwuka wera arongera aramumpishurira, ndamubona, mubonye ndamubaza ndise kuri hano hagati y'abandi mu rusengero, ngo narinje mpabwe umugisha hamwe n'abandi. Mbwirwa ko yahindutse roho mbi yirirwa izerera, kuko nyuma yo gukurwa muri uyu mubiri yabuze ahantu aturiza, ahitamo guhinduka roho yirirwa izerera. Kandi muri uko kuzerera nta kindi kiri kumuzerera, nta kindi kimuzereza, ni ugushakisha icumbi mu bo yasize. Uko uyu mwuka uzerera uzagira imbaraga niwinjira mu kinyabuzima kikiriho. Mujya mwumva abantu bavuga ngo barwaye abadayimoni, kandi si muri iki gihe cyacu gusa, no mu gihe cya Kristo bari bahari. Hari abantu Yesu yagiye yirukanamo imyuka mibi, imyuka mibi ivuga. N'uyu munsi hari abantu muzabona bari gusengera, mwumve hari ibintu biri kubavugiramo, ngisi ibintu kuko nyine abantu bamwe ntibabimenya. Hari nabo biba byayo bari kuvuga bati ibi ni ibiki biri kuvugira muri uyu muntu, hari nabo bari kureba bagaseka bati uyu muntu hari ibintu biri kumuvugiramo. Mbivuze gutya kuko ku Gusenga Free Day dukurikiwe n'abantu benshi, hari n'ababa batarasobanukirwa se ibintu bivugira mu bantu nibiki. Aba bantu dusengera mukabona bari kuvugirwamo n'ibintu, ukumva ibintu biri kuvugiramo umuntu, reka tugende bikajya bisakuza, turagiye. Noneho hari n'abasenga bakabikuramo amagambo bakamera nk'abari kubikoresha nkete. Mwavuye he? Twavuye kwa runaka. Yabatumye iki? Kuzasiga tumwishe. Ibi nagiye mbibona, mbona abanyamasengesho basengera umuntu rwose imyuka ibintu bikamuvugiramo, gavuga uti turagiye. Ni ibiki biya bimuvugiramo? Ibi bintu bimuvugiramo hari n'igihe ukurikirana bikavuga, bikajya bivuga amazina, bikavuga izina ukumva ni sekuru wapfuye kera, bikavuga izina ukumva ni nyirarumuherutse gupfa mu bihe byashize, bikavuga izina ukumva ni nyina wapfuye mu myaka yashize, bikavuga izina ukumva ni se, ukumva amazina biri kuvuga yinjiye muri uwo muntu. Ni yose ukurikiye icyo gisekuru arimo, ayo mazina arahabarizwa. Mu Banyarwanda mu mihango ya gipagani hari ikintu ntekereza ko hari bamwe bakibyizera banabikora. Hari ibintu bita guterekera abazimu, guterekera umuzimu. Umuntu yarapfuye baravuga bati reka turebe ukuntu twamuterekera have, nitutamuterekera have azakomeza tubuza amahoro, azakomeza agaruke, azakomeza dutesha umutwe. Kuki bari kwikanga ko umuntu wapfuye ashobora kongera kubatera akababuza amahoro, kugera ku rwego bajya kumuterekera bagavuga tumuterekere ahave, atazaza kutubuza amahoro, atazajya buza abana gusinzira. Nuko bazi neza ko bishoboka cyane ko umuntu w'imbere ari we nyamuntu amaze gutandukana n'uyu mubiri, bitewe nuko yarabayeho muri ubu buzima, ashobora guhinduka roho, umwuka mubi, roho mbi yirirwa izerera, kugera ku rwego inabuza n'abantu bamwe umutekano mu bo yasize. Mu minsi yashize nakiriye umuntu arambwira ati Alfredi mfite icyifuzo ndagira unsengere. Mubajije icyifuzo afite, arambwira ati mperutse gupfusha umugabo wanjye aho amazire gupfa, twarasenganaga ariko nagize ikibazo ari kujya nsura. Nagize ikibazo ari kujya nsura umunsi ku munsi, akansura akambaza ati se abana bameze bate, akansura. Ntaza ndise aragusura yarapfuye? Ataransura rwose. Noneho mubaza ibyo amubaza arabimbwira. Arambwira ataransura, akambaza ati se abana bariye, ngwino ufate amafaranga. Arambwira ikintu kimubabaje gikomeye, ni ukubona asurwa n'umugabo we yarapfuye kandi yarazi ko umugabo we yapfuye akijijwe. Arambwira uti rero ukwiye kunsengera kugira ngo uyu mugabo ukomeza kuza kunsura kandi yarapfuye uyu mwuka uhave. Kandi koko birumvikana, ndagenda namusengera. Mu gihe abapagani baterekera umuzima akagenda, twebwe turakijijwe, twebwe turamwimura, tumwimura mu izina rya Yesu. Nawe wari ufite gahunda yo gushaka abapfumu ngo bakwirukanire amazimu baragutera, bakwirukanire benanyu ngo baragutera, ngo usurwa n'umuntu utakibaho, nawe wumva guvuga uti nzajya mu bapfumu. Wijya mu bapfumu. Dufite Imana
dufite Kristo afite ubushobozi bwo kwirukana imbaraga z'umwijima ku bantu, ibisura abantu bikababuza umutekano, ibibabuza abantu amahoro. Gana abakozi b'Imana bagusengere, twirukana imizimi gusura ikubuza umutekano. Rinda umuntu w'imbere kuzabura amahoro, kuzababara nyuma yo gutandukana n'uyu muntu wacu wa hano inyuma. Ijambo ry'Imana ntabwo ribeshya. Yesu gutekereza ko yaba ari umuzimu bamubonye nuko bari bazi neza ko umuzimu abaho. Uretse no kuba habaho umuzimu ukomoka ku muntu wapfuye muri uyu mubiri akabura ubugingo, n'umuntu wapfuye afite ubugingo ari umwana w'Imana agira marayika umuhagararira mu isi y'umwuka. Iyo dusomye mu byakozwe n'intumwa mu gice cyawo c'12 umurongo w'13 tuhabona umugabo witwa Petero. Ubwo yari yafunzwe bamukatiye benda kuzamwica, marayika w'Imana akaza kumubohoza. Baje gutungurwa no kubona aje gukomanga. Barabanza barashidikanya baravuga bati hoya ntabwo twabyizera ko ari we, ahubwo birashoboka ko ari marayika we. Byumvikane ko mu isi y'umwuka umuntu agira umuntu umuhagararira. Iyo warukijijwe ugira marayika w'Imana uguhagararira, akaripresenta ishusho yawe kubo wasize, mu gutanga amakuru no kubamenyesha ngo ihereze umuntu yagize ni ryiza. Uko ni nako umuntu wabuze ubugingo, umuntu warimbutse. Icyambere kimwe, abadayimoni bafite ubushobozi bwo gufata ishusho ye, isura ye, bakayigarukamo. Mu gihe batafata ishusho y'umuntu wapfuye akijijwe ngo bayishobore. Icyambere kimwe, ahandi imyuka y'aberiri hararinzwe. Gupirata ishusho y'umuntu wapfuye akijijwe uyu munsi byakugora kuko ntiwayibona, ariko iyo wapfuye uri wo kurimbuka udafite ubugingo, abadayimoni bafite ubushobozi bwo gupirata ishusho yawe, bakaba bayigarukamo, bakagaruka mu bo wasize mu buryo bw'indoto, mu buryo bw'inzozi. Abantu bakikanga wa muntu ko yagarutse, ariko ari ishusho ye bafashe. Bibiliya iravuga ngo bafite ubushobozi bwo kwihindura marayika w'umucyo, bagakora ibisa n'ibyo abana b'Imana bakora. No kwihindura ishusho y'umuntu ntibyabananira. Kuba dayimoni yafata ishusho y'umuntu wari uriho tuzi akayihindura akayigarukamo ntibyamunanira, tukagira ngo ni runaka wagarutse. Ariko aka kanya turibanda cyane kuri roho nyirizina. Yabuze aho ituriza, ibura aho iruhukira, ihitamo guhinduka inzererezi no kuza kubuza abantu amahoro. Rinda umuntu wawe w'imbere kuzababara nyuma yo gutandukana n'uyu w'inyuma. Ni kenshi dutekereza ko hazababara umuntu w'inyuma, ariko Bibiliya ivuga ko ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. Byumvikane ko umuntu w'imbere niwe witaba Imana, ni nawe uzitaba urubanza. Iyo tutamurinze, biratubwiye ngo rinda imibiri, umwuka, ubugingo birarindwa. Iyo tutarinze umuntu w'imbere, turi kumushyira mu kaga ko kuzababara, turi kumushyira mu kaga ko kuzapfa, kuzakatirwa. Ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. Turasabwa kurinda umuntu w'imbere, tukamurindisha ubuzima n'imibereho tubamo. Nababwiye ko amakosa kenshi dukora muri ubu buzima tuyakoreshejwe n'uyu mubiri agira ingaruka ku muntu wacu w'imbere. Umuntu wacu w'imbere azababara, ariko azira amakosa uyu w'inyuma yakoze. Kurinda neza umuntu w'imbere kuzababara ni ukumurinda umenya uko witwararika, umenya imyanzuro ufata ubitewe n'uyu mubiri. Ijambo ry'Imana ridusaba kenshi kutumvira ibyifuzo by'uyu mubiri. Bibiliya iravuga ngo ntitukajye duha urwaho ngo imibiri yacu ngo ikore ibyo yararikiye. Impamvu biri twihanangiriza kudaha urwaho imibiri yacu ngo ikore ibyo yararikiye, nuko iyo tuyihaye urwaho igakora ibyo yararikiye, birahindukira bikagira ingaruka kuri wa muntu wacu w'imbere. Harimo no kuba yabura haturiza, harimo no kuba atakakirwa n'ijuru, cyangwa se na Satani ntamwakire. Kuko niba umuntu ari imitima ibiri, nta konje nta bize, nyuma y'ubu buzima ajyahe? Ko Satani nawe amenya be, Imana ikamenya abayo. Utakiriwe na Satani ntiyakirwe n'Imana, ninde umwakira? Ajya muri rya tsinda Pawulo yavuze rikorera mu isi y'umwijima, ridafite inyama n'amaraso, riturwanya umunsi ku munsi, riturwanya ku manywa na nijoro.
kandi kuba muri ubwo buzima ni umubabaro, kuko umuntu yakaba yatandukana n'uyu mubiri akaruhuka agategereza igihe cy'umuzuko. Ntukabona umuntu atandukana n'uyu mubiri ngo ahinduke roho mbi yirirwa izerera. Munyemerere tubabwire ingaruka nkeya zizanwa n'iyi myuka izerera nyuma yo gutandukana n'uyu mubiri ikabura ahandi ituriza. Ni izihe ngaruka? Ingaruka zizanwa n'iyi myuka izerera iturutse ku bantu babuze ubugingo ikazerera, iyo twita abazimu. Bamwe bajya banarengera bakanayishyira mu byiciro, bakavuga y'ibigore, bakavuga y'ibigabo, ibintu bitanashoboka, kuko hari n'abirukana ukumva birukanya abazimu, bakavuga bati nabasa abazimu gusa twirukanye dushyizeho n'icyiciro cy'abazimukazi. Ni nko kuvuga uti twirukanye abazimu b'ingore n'abazimu, ariko iyo byageze mu isi y'umwuka byose ni imyuka, biba byahindutse imyuka, nta bigabo nta bigore, byose ni imyuka. Aba bazimu rero bagira ingaruka zikomeye cyane ku buzima bw'abantu. Hari ingaruka y'uko ushobora kwisanga uyu mwuka warigaruriye umuntu muzima, kuko umwuka kugira ugira imbaraga, umwuka wose kugira ugira imbaraga, umwuka mubi akenshi ukorera mu muntu muzima. Petero ajya kubuza Yesu gupfa, Satani yamwinjiyemo, amwinjiramo ari umwuka. Amwinjiyemo ari umwuka, urebye ubona ni Petero uri kuvuga, ariko Yesu arebye abona ni umwuka wa Satani wamwinjiyemo. Baba dukurikiye ku Gusenga everyday, hari igihe umuntu akora ibintu atari uri kubyikoresha, ari kubikoreshwa n'imbaraga imurimo. Kwinjirwamo n'uyu mwuka mubi w'umuntu wabuze ubugingo, ushobora kwisanga utakiriho ku bwawe, uriho ku bwa wa mwuka wakwinjiyemo. Kuko uko tuvuga ngo umuntu ngo arwaye ngo uburwayi bwo mu mutwe, abo mbere bavuga ngo umuntu ngo ni umusazi. Umuntu kwitwa umusazi nta kindi, nuko ari gukora ibintu atikoresheje, ari gukoreshwa n'abamurimo. Mvuga ngo imbaraga zamwinjiyemo, imyuka yamwinjiyemo. Mvuga ngo uyu muntu ntakiri gukora kubwe, ari gukora ku bwa babandi bamurimo. Noneho babandi bamurimo ibintu bari kumukoresha, uri kumwitegereza ari kubona ibyo bintu bitakorwa n'umuntu udafite ikindi kintu kimurimo. Iyi myuka rero ifite ubushobozi bwo kwigarura umuntu akasigara atakiriho kubwe, ariho ku bwa wa mwuka wamugiyemo. Icya kabiri, uyu mwuka uzerera, iyi myuka izerera ishobora kwinjira mu muntu muzima, agaterwa na karande, kuba bamukoroneza akisanga mu buzima bwa karande y'umwuka umubamo wakomotse ku muntu utakiriho. Twabaho urugero, niba umuntu yarapfuye adashatse, ukagira ingorane nk'uwo muntu wari unsuye icyo gihe aje kunyaka icumbi, ko yaraje nubaza nturagenzwa n'iki, arambwira ngo aho nagiye banyimye icumbi narinje ngo ncumbikire, ndamwirukana. Icyo gihe ntaza kuba amaso nkamucumbikira, nari kuzagira ubuzima n'imibereho bisa n'ibye. Ntabwo nari kuba nkibayeho ku bwanjye nge misago, nari kubaho ku bwa wa muntu ngiyemo. Uko yapfuye adashatse niko nari kuzapfa, uko yabaga guhera icyo gihe niko nari gutangira kubaho. Niba yaragiraga umujinya nari gutangira nkajya ngira umujinya, niba yaragiraga irari ryo gusambana nari gutangira nkajya nsambana cyane, niba yari umujura nari gutangira nanjye nkajya niba cyane. Uyu munsi hari abantu bagira ubuzima babayemo, ariko atari ubwabo, atari nako bari, ahubwo uhereye umunsi binjwemo n'umwuka, binjwemo n'umuzimu, binjwemo n'izo mbaraga z'abazimu, batangiye kugira imibereho isa n'imyuka y'ababinjiyemo uko bari babayeho. Hari ukuntu umuntu ashobora gukurwa mu mubiri gutya ari umubyeyi, ugasanga agize iherezo ribi, ejo ugasanga roho ye ije kuzerera, muri kwa kuzerera ikaba yakinjira nk'umwe mu bana yari afite. Guhera uwo munsi ukabona nk'umwana ararya nka se, aravuga nka se, aragenda nka se, arakora nka se, araseka nka se, bimwe bigendanye n'amasano rero umuntu akaba yavuga uti yo umwana yakurikije se, umwana yakurikije se, ariko mu by'ukuri ugasanga si ugukurikije se, ahubwo ni se, ni se wagarutse, ni se wamujemo, ni umwuka wa se, ni umuzimu wa se wamwinjiyemo. Buse ni rimwe ni kabiri se dusengera abantu bari bacumbikiye abazimu, bahindutse icumbi ry'abazimu,
ukaba wabanaga n'umuntu ari mwiza yitondagwa neza, ariko imyuka mibi yamwinjiramo, abazimu bamwinjiramo, uhereye umunsi agahita ahinduka. Ko umuntu atangiye kujya agira irari, arasambana atajyaga bikora, umuntu atangiye kujya yiba atajyaga yibuka, se ko atajyaga yiba bigenze gute, ko atasambanaga bigenze gute, ko atakundaga inzoga cyane akaba atangiye kuyikunda. Hari igihe inshuro nyinshi aba yakiriye imbaraga, kandi iyo mbaraga yakiriye yari ifite iyo karande yinjiye muri uwo muntu. Uvuga ngo izo ngeso uwo muntu agize zifitanye isano n'umwuka wamwinjiyemo w'umuntu wabayeho mbere y'uko apfa afite izo ngeso nk'izo ngizo. Izi ni ingaruka zikomeye zo gucumbikira abazimu, ariko binafitanye isano n'uko abantu batigeze barinda umuntu wabo w'imbere kuzababara, kandi uku kubabara ntahandi gushingiye. Nururuze rero nuko umuntu akuwe mu mubiri aho kugira ngo agire ahaturiza. Bibiliya ivuga ko hari imyuka y'abera iturije muri paradizo, irindira igihe cy'umuzuko, iginabwira Imana tuzageza he kudahorera amaraso yacu. Timuye muretse gatoya abandi babanze bazi. Iyo ngiye irahari. Umuntu yakaba yakurwa mu mubiri akajya aho hantu akarindira igihe cy'umuzuko, cyangwa se akaba ari ikuzimu nyine kwa Satani, mucyo twakiti Bibiliya yita ikuzimu, akaba ari ahatuje akazitabira ibigendanye n'urubanza igihe cy'umuzuko kigeze. Ariko ntukabone umuntu ahindutse roho yirirwa izerera, umwana yaryamye yamubonye, umugore yaryamye yamubonye, umugabo yaryamye yamubonye, abagiye gusenga yabateye, abagiye hehe yabateye. Izi zose ni ingaruka zo kutarinda umuntu w'imbere kuzababara nyuma yo gutandukana n'uyu nguyu w'inyuma. Tugana ku musozo, hari inama dushaka gutanga. Niki gitera umuntu guhinduka roho izerera nyuma yo gutandukana n'uyu mubiri? Twababwiye ko uyu mubiri ni poshete ibitse umuntu. Uyu mubiri usaza, mu Bakorinto baravuga mu rwandiko rwa 2:16, umuntu w'inyuma arasaza ariko w'imbere agahinduka mushya. Ni nako n'umuntu w'inyuma arangiza urugendo rw'imbere arutangira. Niba w'imbere atangiye urugendo rwakabera umubera rwiza bitewe nuko rwateguwe neza akiri muri uyu nguyu w'inyuma. Iyo urugendo rw'umuntu w'imbere rwateguwe nabi akiri muri uyu w'inyuma rumugwa nabi, niho handi wisanga ushobora kuza kubuza umutekano abo wasize. Bimwe abantu rimwe na rimwe batanemera, ariko nibashaka bavyemere, kuko niba batanavyemera ubundi abapasitoro, abapotere, ababishop mwakabaye munasobanurira abantu muyoboye iyo bari kwirukana abazimu bari kwirukana iki. Nuko bahari, ntabwo abigishwa bari kwikanga umuzimu atabaho. Impamvu bikanze umuzimu nuko bazi ko nyuma yo gupfa k'umuntu ashobora kuba umuzimu. Niyo mpamvu bavuze bati Yesu uyashobora kuba ari umuzimu duteye. Yesu ati ntabwo ndiwe rwose, kuko ubusanzwe ubundi umuzimu ntiwamufata fatika, ariko ngiye dore muramfata nkafatika. Murabona ndi umuzimu. Nuko abazimu bahari, kandi inkomoko y'abazimu ni ku bantu bapfuye. Inkomoko y'abadayimoni ni ku bamarayika baciwe mu ijuru. Mu nama rero dutanga zo kwirinda kuba roho izerera, nuko mu buzima bumesa kamwe, ukaba ukonje cyangwa ukabira. Konja ubu wa Satani kwemere, nunapfa kujyana iwe urindira igihe cyo gucirwaho iteka, cyangwa ushyuhe ubu w'Imana umese kamwe, nukurwa muri uyu mubiri witaba Imana nk'uko tubyita. Tuvuga duti yitabye Imana, ati nibyo koko, binahuze koko nuko wayitabye. Uzarindira igihe cy'umuzuko usanganire Kristo. Turagira inama abantu basurwa n'imyuka y'abapfuye. Waryamye runaka yagusuye, wari n'ababyishimira bati narina namukumbuye, yaje nari mukumbuye, ugasanga umuntu yishimiye gusurwa n'abantu batakibaho. Uyu munsi umuntu yagusuye nta kibaho, wamukiyengo mu myaka ingahe ishize, ejo yagusuye, ejo bundi nyogokuru wawe yagusuye, sogokuru wawe yagusuye, so wanyu yaragusuye, umugabo yagusuye, umugore wawe, ugasanga umuntu yari yakiriye yarabyakiriye, yo mba nari nabakumbuye nababonye. Inama tubagira niyi: ujya gukira indwara arayirata. Uko umuntu agenda abaho mu buzima bwishimira gusurwa n'abapfuye, abo si bagenzi baba bagusuye. Isi bagiyemo niyo uri mu uyu munsi ziratandukanye. Uracyari mu isi bifite umubiri, binjiye mu isi y'umwijima y'umwuka. Uko usurwa nabo kenshi
niko bagenda bagutwara ibitekerezo. Igihe kizagera usanga byarenze urwego rwo kugusura, ahubwo barakwigaruriye, bigaruriye ibitekerezo byawe, usange nubwo abantu babona ugenda ariko roho yawe ntiba hano. Uburyo bwiza rero bwo gukiriza imbaraga ni ugutaka, ni ugushyira, ni ukumena amabanga, ukitabaza abantu bafite ubushobozi. Iyo tuvuga abafite ubushobozi, hari igihe abantu bavuga bati se ubu ngubu abafite ubushobozi baba baturangira ni bande? Imana ifite abantu, Imana ifite abantu. Hari abakozi b'Imana bakiri bazima, hari abantu bafite ubumenyi mu ijambo ry'Imana, hari abantu bafite Imana muri bo. Umwuka w'Imana yakuyoboraho kabwira uti ni mu nsengere, nsurwa n'umuntu aransura. Umwana wanjye arabyuka akambwira ngo runaka ari yamusuye. Ni mwitabaza abantu b'Imana, babasengera Imana, babagira inama, babafashe, kuko nukomeza kubaho mu buzima bwo gusurwa n'abatakiriho, bizarangira intekerezo zo bazigaruriye, bizarangira ubuzima bwawe butwaye, usigara ubaho utariho ku bwawe, ubayeho kubw'imyuka yaguteye. Imana nibaho umugisha. Twari dufite ubutumwa buvuga ngo rinda umuntu w'imbere kuzababara nyuma yo gutandukana n'uw'inyuma. Hari umubaro w'uruzerero, kujya yirirwa zerera, yarahindutse roho izerera, nkabo nababwiye, n'abandi mugenda muduha ubuhamya bw'uburyo mugenda musurwa n'imyuka y'abantu bapfuye. Hari no kuzababara k'umuntu w'imbere mu gihe cyo gucirwaho iteka, aribwo bugingo bukora icyaha buzapfa. Ibyo byose kubirinda nta kundi ni ukuba muri uyu mubiri, ubana n'Imana neza, ubana n'abantu amahoro, ukaba muri uyu mubiri warameshe kamwe, warayobotse Imana, akaba ari uhangaho amaso, utarakazuyazi, utari umuntu w'imitima ibiri. Ubwo buzima nububamo nta kabuza uzapfa nk'abakiranutsi. Abamarayika bazagufata, bazakujyana mu gituza cya Aburahamu, urindira igihe cy'umuzuko, igihe abandi bazazukira usanganire Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe bakunzi ba Gusenga everyday. Nge nitwa Evangeliste Misago Alfred. Amagambo tubabwiye arakomeye, tuyavuze twihuta. Hari abantu bajya batubwira bati tuvuga twihuta, muvuga ibintu byinshi mukabivuga mwihuta. Nibyo birashoboka, kenshi tuba dushaka kuvuga byinshi mu gihe gitoya. Ari nayo mpamvu benshi tubasiga muri konviziyo muvuga muti nditubyumva haraho tudasobanukiwe. Nimutubaze tubasobanurire. Mwanyura kuri kontakite za Gusenga everyday ziba ziraho ngaho hasi ya video. Mwanyura kuri kontakite zacu za Misago Alfred 07845247 cyangwa akamenyetso ko guteranya 250 7 ikurikiranye 5247. Aho hose twaguha ubusobanuro ibyo udasobanukiwe, ni icyifuzo ufite, usurwa se n'imyuka y'abapfuye. Reka dusoze tubasengera Imana kandi tunabashimira ko mwabanye natwe ku Gusenga everyday. Kandi umunsi ku munsi tubasaba gukora share, mugasangiza abandi ubutumwa bwiza. Icyo wumvise nawe ukacyumvisha n'abandi, icyagufashije ukagifashisha abandi. Tugafatikanya gukora umurimo. Wakora subscribe kugira ngo turusheho kubana umunsi ku munsi. Wanakora comment ugatanga ibitekerezo byawe, ukatubwira uko uzumva, ibyo ushaka gusobanukirwa muri comment. Turazisoma tukamenya ibyifuzo bya buri muntu kandi tukabisubiza. Umwami nabishimire. Mana nziza, turagushimiye, wongeye kutwibutsa ko umubiri, umwuka n'ubugingo bigomba kurindwa. Tubona turiho gutya ariko ntitumenye ko dufite ibice bitugize. Umuntu wacu w'imbere ni ukwitaba, w'inyuma tumujyana aho wavuze tuzajya tumujyana. Waravuze ngo ubutaka bugomba gusubira mu butaka bwavuyemo, umwuka nawe ukagenda. Uwo muntu wacu w'imbere ukwitaba, hari ubwo bitamugwa neza yakutandukanye n'uw'inyuma. Ariho usanga bamwe bahinduka roho zizerera, zibuza umutekano abo zasize, zigatangira n'ubuzima bw'uruzerero nk'uko no gushaka icumbi mu bantu. Ari nayo myuka ikorana n'abapfumu kenshi, ukajya usanga umupfumu akorana n'iyo myuka. Ari nayo myuka benshi bifashisha baroga abantu, bakayiboherereza mu buryo bw'ubuhehurano. Umuntu ugasanga yinjiwemo n'imyuka. Twamusengera uti twitwa ba runaka, tuvuye runaka,
ntitwifuza ko hari umuntu satani yazahindura igikoresho akajya amukoresha agakoresha roho ye nyuma yo gutandukana n'uyu mubiri. Nta kindi cyabidufasha. Ijambo ryatubwiye ngo ni ukwirinda kubaho mu buzima bw'akazuyazi, kwirinda kubaho tudakonje ntitubire, tukabaho mu buzima bumeshe kamwe, tukagukurikira tukaguhanga amaso, maze ubwo ugiye kugaruka tukazagusanganira tudafite ikizinga n'umunkanyari, kandi twanatandukana n'uyu mubiri tukagira ahantu duturiza. Bidushoboze, ushoboza abadukurikiye umunsi ku munsi, kugira ngo uzabarinde uruzerero nyuma y'ubu buzima, uzanabarinde gukatirwa k'umuntu wabo w'imbere, ahubwo bazabona ingororano zihagije, kandi umuntu wabo w'imbere igihe nikigera azahabwa undi mubiri mushyashya, umubiri udasaza, umubiri utabora. Tubigusabye tubyizeye mu izina rya Kristo Yesu, amen. Murakoze cyane. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.